ndirukana iyi dayimoni y'amakimbirane. Ugenda gende ugere mu baperezida b'ibihugu, tange mwami Imana inama nzima n'ubwenge buzima, kandi nyiringabo Imana wereke buri muntu wese kwibya akora azabibazwa mu rubanza, kuko hari Imana ije kukugirira imbabazi mwene data. Hari Imana ije kukugirira imbabazi, ije kukugirira imbabazi nawe ugiye guheka, ije kukugirira imbabazi nawe ugiye kubona umugisha, ije kukugirira imbabazi abana bagiye kubona ubwenge, bagiye kwiga, ije kukugirira imbabazi nubwo hari ibyo ubona byari bigucanze, ariko uyu ni umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Uyu mwanya ndumva ngiye kugusengera Imana. Imana yanyeretse abantu b'Imana barushye, inyereka abantu b'Imana baruhijwe, inegeka kubasengera, kandi Imana irambwira ngo isengesho ndi busenge. Ndabambura Satani, ndabagaruza abari mu busambanyi, abari mu bujura, abari mu businzi, abari mu bwesikoro, abari mu bwicanyi, abo bose mu izina rya Yesu. Iyo myuka mibi ndayirukana mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Senge ibihugu biri mu intambara, gere hara muri Kongo, wihesha icyubahiro, tanga amahoro n'umutekano, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Shira uburinzi ku Rwanda, shira uburinzi mwami ku bihugu duturanye. Gere muri Uganda, wihesha icyubahiro, Tanzania nuhareke mwami, ugere mu Burundi, kandi mwami ndirukana umwuka w'amacakubiri, umwuka w'amakimbirane. Hari imbaraga zatangiye imigisha ya bene data, hari imbaraga z'abadayimoni zashenye ingo zabeshi, hari imbaraga z'abadayimoni zibujije ingo nyinshi amahoro, hari imbaraga ziteza agasuzuguro mu bana, hari imbaraga ziteza abana kubura ubwenge. Izi mbaraga ndazimenagura mu izina rya Yesu. Uyu mwanya ndi muri ubu butayu Mana, Uwiteka nzi yuko wumva kandi ugakora. Nyemerera ijuru ryawe rikinguke, nyemerera ijuru ryawe ribonekemwe ibisubizo. Erega benshi barakwiringiye mwami, ndafata miri, ndaburizamo, ndanetraliza uyu mwuka uri muri iki gihugu cy'u Rwanda. Uyu mwuka wamaze kwinjira mu bahanuzi. Abantu benshi bakabazi yuko nta muhanuzi w'Imana muzimu kiri muri iki gihugu. Uyu mwuka ndawucyaha muri iki gihugu mu izina rya Yesu Kristo. Ibi binyamakuru biri muri iki gihugu mwami Imana nyiringabo bigenda bikoresha iteka mutwe, bikagenda byese ikoroka rubanda. Iki Imana igushakaho ni ukwihangana, iki Imana igushakaho ni ukwihangana ukagera ku rugero rwo kwemerwa n'Imana. Haleluya. Burya icyo nabonye, ntabwo ushobora guhabwa akazi k'ubusirikare udashoboye kwihangana. Ntushoboye no kuba umusirikare udashoboye kwihangana. Kandi tujya tubiririmba neza ngo turi abasirikare benshi twogejwe mu maraso. Hari bene data wanyeretse baruhijwe bari muri kiriya gihugu. Hari abaruhijwe ba mwami Imana bari mu gihugu cya Malawi, hari abaruhijwe bari muri Mozambique, hari abaruhijwe mwami Imana bari South Africa, hari abaruhijwe mwami ayiwe Uwiteka bari muri kiriya gihugu cya Swaziland. Mu izina rya Yesu wagiye unyereka ari ibihugu bikorerwamo n'imyuka mibi, unyereka ari ibihugu byimitse imyuka mibi, bikorerwamo n'imbaraga z'imyuka mibi. Kandi umucyo mwana w'intama nzawinjiramo, nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kura hatagera ibyago. Kandi umucyo umwana w'Imana yo nzawinjiramo. Turabashuje bene data bakunzi b'Amakuru y'Ijuru TV aho muri hose. Amahoro y'Imana abane namwe. Ni mwene so Munyarubuga Vedaste, kandi nukuri turakomeje urugendo rujya mu ijuru. Nkwifurije amahoro y'Imana aho uri hose, wowe udukurikira ugakurikira ubutumwa butambuka hano kuri channel Amakuru y'Ijuru TV. Ndagusaba kugira ngo unere inkunga dukora umurimo w'Imana. Kora subscribe kugira ngo ubutumwa bwose bugeze kuri iyi channel ujye ububonera ku gihe, kandi ukore share kugira ngo turusheho kwamamaza ubwami bwa Kristo. Ukore like, ukore n'ubundi
like kugira ngo ubutumwa bwacu nukuri burushaho gusakara hirya no hino, kuko utu tuntu twose iyo wumva ngo kora, share, like, comment, ibi byose biba bifite icyo bivuga, kuko iyo ukanze like nubwo ubona ko byoroheje, nubwo ubona ko ari ibintu bidafite icyo bivuze, ariko uyu murongo wa YouTube dukoreraho nukuvuga ngo babona yuko kiriya kiganiro gikunzwe, bakarushaho n'ubundi nabo kukwamamariza, bakabasha kukigeza aho n'ubundi kitakagombye kugera. Mu by'ukuri ntabwo bigusaba kwikorera umutwaro wa kilo 50. Like ni hariya haba hari igikumwe ukandaho, like ikaba yagiyeho, nuko nguko. Comment zanyu turazisoma kandi tukamenya uburyo ibintu bihagaze, ariko nukuri Imana ibaha umugisha aho muri hose. Reka rero dusenga Imana, dukomeze n'icyo Imana yaduhaye kubagezaho. Mwami Imana yacu, turagushimye ko wongeye kutwemerera kuboneka kuri kamera z'Amakuru y'Ijuru TV. Mana, urukundo rwawe n'imbabazi zawe nibyo bitwemereye kugera kuri izi kamera tukagira icyo tuvuga. Umwuka wawe wera amanukire muri twebwe, kandi Jehova Nisi udukoresha iby'ubutwari, nubwo turi abanyantege nkeya, ariko imbaraga utanga zitugereho, kandi umwuka wawe wera nukuri atwiyoborere kuva dutangiye kugeza dushoje. Ibyo ushima n'ibyo ukunda bibeho nk'uko biba mu ijuru, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Aburahamu amaze kwihangana, yahawe ibyo yasezeranyijwe. Imana ishimwe cyane. Icyo Imana igushakaho ni ukwihangana. Icyo Imana igushakaho ni ukwihangana ukagera ku rugero rwo kwemerwa n'Imana. Haleluya. Burya icyo nabonye, ntabwo ushobora guhabwa akazi k'ubusirikare udashoboye kwihangana. Ntushoboye no kuba umusirikare udashoboye kwihangana. Kandi tujya tubiririmba neza ngo turi abasirikare benshi twogejwe mu maraso, ngo umwami wacu Yesu Kristo ngo ni nawe muyobozi, ngo kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu. Ihanganira ibikugerageza, byanga bikunda hari Imana imanuwe no gutabara ubwoko bwayo. Kandi mureke mbabwire abantu b'Imana, nukuri gerageza ushaka inshuti. Imana yigeze ibwira Aburahamu ngo Aburahamu inshuti yanjye. Aburahamu yari inshuti y'Imana. Gerageza ushaka inshuti, kandi usenga Imana igushakira inshuti nzima, kubera ko inshuti zaragukomerekeje, kubera yuko inshuti ufite ibikomere byinshi watewe n'inshuti zawe. Senga Imana iguhuza n'inshuti nzima. Senga Imana iguhuza n'umuhanuzi muzima. Senga Imana iguhuza n'umuntu uzajya ugusengera kandi atakwatsa ibitambo. Usenga Imana iguhuze n'umuntu nyamuntu, utari wa wundi wo gushaka indonke n'indamu. Uyu mwanya ndumva ngiye kugusengera Imana. Imana yanyeretse abantu b'Imana barushye, inyereka abantu b'Imana baruhijwe, inegeka kubasengera, kandi Imana irambwira ngo isengesho ndi busenge son pile voshi se fondrere riri bubashe kugira umumaro. Ngiye kubasengera Imana, kandi nizeye ko Imana iri bwihesha icyubahiro. Mana yera yo mu ijuru, mugaragu wawe ndi imbere yawe, ndi muri ubu butayu ndasenze mu izina rya Yesu. Unyemerere Mana wumve gusenga kwanjye. Unyemerere Mana usubize ibyifuzo bya bene data. Mana ndi muri ubu butayu, ijuru ryawe nirikinguke. Hari ijambo ryawe ryangezeho mu gitondo muri Zaburi 102. Ijambo ryawe rirambwira ngo witaye kugusenga kw'abatagira shinge na rugero, udasuzuguye gusenga kwabo. Nyemerera Mwami, uyu mwanya ndasenze mu izina rya Yesu. Ndamenagura imbaraga z'ikuzimu. Izi mbaraga z'abarozi zahagurukiye kubuza ababyeyi benshi guheka. Izi mbaraga ndazimenaguye mu izina rya Yesu.
tompere voshise fondrere. Mana nyiringabo, Mana nyagora ku ngoma iteka, unyemerere ndagusabye, unyemerere umugaragu wawe, nukuri unyumvire ndaha hantu, ndamenagura imbaraga zatangiye imigisha yacu. Hari imbaraga zatangiye imigisha ya bene data, hari imbaraga z'abadayimoni zashenye ingo zabeshi, hari imbaraga z'abadayimoni zibujije ingo nyinshi amahoro, hari imbaraga ziteza agasuzuguro mu bana, hari imbaraga ziteza abana kubura ubwenge. Izi mbaraga ndazimenagura mu izina rya Yesu, izi mbaraga ndazinetralije mu izina rya Yesu. Mana umva gusenga k'umugaragu wawe, uyu mwanya ndi muri ubu butayu. Mana Uwiteka, nzi yuko wumva kandi ugakora. Nyemerera ijuru ryawe rikinguke, nyemerera ijuru ryawe ribonekemwe ibisubizo. Erega benshi barakwiringiye mwami, ariko amaso yabo aheze mu kirere. Abenshi bategereje mwami Imana nyiringabo impinduka mu byifuzo byabo, barabona utinze kubatabara. Ariko ndasenze kugira ngo mwami wigaragaza Uwiteka, garagaza imbaraga zawe. Kera bakwiringiraga bari mu mahoro, natwe tugufite nitwifuza undi murengezi. Ndasengera bene data bari hara mu gihugu cha Bevoshise Fondrere, hari mu gihugu cha Australia. Ndabizi hari bene data mwami bararuhishwe, hari bene data bararuhishwe, hari bene data wanyeretse baruhijwe bari muri kiriya gihugu. Hari abaruhijwe ba mwami Imana bari mu gihugu cya Malawi, hari abaruhijwe bari muri Mozambique, hari abaruhijwe mwami Imana bari South Africa, hari abaruhijwe mwami ayiwe Uwiteka bari muri kiriya gihugu cya Swaziland. Kiriya gihugu cya Swaziland nagisengeye mu izina rya Yesu. Wagiye unyereka ari ibihugu bikorerwamo n'imyuka mibi, unyereka ari ibihugu byimitse imyuka mibi, bikorerwamo n'imbaraga z'imyuka mibi. Ariko nanjye ndasenze kugira ngo urambure ukuboko kwawe mwami, kandi ugere muri biriya bihugu wiheshe icyubahiro. Abantu babone imbaraga zawe, abantu babone gukomera kwawe, abantu babone yuko ari we Mana, abantu babone yuko ari we mugabo w'intwari, abantu babone yuko nta yindi Mana yo kwiringirwa itari wowe. Ndasenze ndi muri ubu butayu, reka imbaraga zawe zimanuke, z'abadayimoni zinyeganyege mu izina rya Yesu. Kandi ndirukana Lope Voshise Fondrere, ndafatamiri, ndaburizamo, ndanetraliza uyu mwuka uri muri iki gihugu cy'u Rwanda. Uyu mwuka wamaze kwinjira mu bahanuzi. Abantu benshi bakabazi yuko nta muhanuzi w'Imana muzimu kiri muri iki gihugu. Uyu mwuka ndawucyaha muri iki gihugu mu izina rya Yesu Kristo. Ibi binyamakuru biri muri iki gihugu mwami Imana nyiringabo bigenda bikoresha iteka mutwe, bikagenda sikoroka rubanda. Ibi binyamakuru ndabikweretse kugira ngo Uwiteka Imana nyiringabo abari wowe wururuka urubanza kandi werekane kwera kwawe. Kuko nyiringabo Imana buri wese usanga yigira umwere, buri wese ugasanga yigira umutagatifu, buri wese ugasanga yigira muzima. Ariko wowe ugera imitima ukamenya mwami buri muntu wese uko ahagaze. Ndasenze mu izina rya Yesu kugira ngo ibitavuga Imana byose binyeganyege kubw'imbaraga zawe. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu ndasenze muri uyu mwanya. Nyemerera Uwiteka Imana nyiringabo nuko urugenda genda ugere mu gihugu cya Kenya. Hari abantu baduhaye ibyifuzo bariyo, genda ugere muri Amerika. Hari abantu baho mwami turi gusengera, ugenda ugere muri Canada. Hari abantu baho turi gusengera. Buri wese mwami Imana uzi kimukwiriye wigaragaze, kuko uri Imana nyamana. Iri sengesho dusenza turi muri ubu butayu hano muri iki gihugu cy'u Rwanda, rigenda rinyeganyeza imbaraga z'imyuka mibi, rigenda rikure imigambi y'abarozi, rigenda rikureho imigambi y'abapfumu, rigenda rikureho imigambi yose ya kishitani mu izina rya Yesu. Kandi nyiringabo Imana dusenga tuzi ko isengesho ritagira umupaka. Iri sengesho nirihinduke bomba atomike, rikubita ibitanyeganyega byose, rimenagura ibihome n'ibikuta, ryitse imisozi yabaye akarakajya imbere y'ubwoko bwawe. Kandi nyiringabo Imana nukuri ndasenze kugira ngo ubugenderera abandi, nukuri ugere ku bwoko bwawe, abakobwa barongorwe mwami Imana nyiringabo. Hari benshi basengeye ubukwe mwami Imana barategereza, mwami Imana barihangana, ariko data ndasenze Topere Voshise Fondre, reka igihe cyo gutabarwa kwabo mwami Imana gishike. Ndasengera ababyeyi mwami Imana nyiringabo wanyeretse bafite ibibazo by'uburwayi. Hari abarwayi
abarwaye za diabete, hari abarwaye imivuduko, hari abarwaye kanseri, hari abarwaye imitwe idakira, hari abarwaye imigongo, hari abarwaye amaguru, hari abarwaye amaboko, hari abarwaye imitima, indwara z'uburyo bwose, abarwaye amaso, abo bose ndabasengeye mu izina rya Yesu. Nyemerera imbaraga zawe zigerere hose icyarimwe, kandi Nyiringabo Imana, iri sengesho senze rigere ku muntu wese, yaba umubyeyi, yaba umugabo, yaba umusore, yaba umukobwa, umuntu wese wizera Mwami Imana Nyiringabo, uri buhumane n'iri sengesho bimubere nk'uko yizeye. Kandi uku kwezi Mwami Imana n'ukwa mbere kugiye kurangira, nyemerera ukwezi kwa kabiri arebevoshise fondre n'ukuri nuko wanyeretse irembo rikingutse, najya kubona nkabona nukuri irembo rirakingutse, kambwira ngo ukwezi kwa kabiri uremeye ubwoko bwawe bitangaza. Nyemerera uku kwezi kwa kabiri tugiye kwinjiramo, Data wa twese, ukora ibitangaza, ukora iby'imbaraga. Kurana ukwezi kumugisha, kurana ukwezi kudasanzwe, hari ibitangaza ku bantu bawe, hari aburemeye akazi, hari aburemeye amahirwe, hari aburemeye amashimwe, toperevoshise fondre, hari abukoreye ibikomeye kugira ngo Mwami imirimo yawe irusheho kwamamara. Ndasenze Data, ingumba ziheke mu izina rya Yesu. Kandi Nyiringabo Imana, uhereye none uhagarika urupfu ku bana, kuko Nyiringabo Imana hari abamenyereye ibyago mu ngo zabo, ariko ndasenze kugira ngo uhereye none Mwami uhagarika amakuba n'ibyago, ubwoko bwawe bugushime. Kiruta byose Mwami, sabiye ubwoko bwawe uzabaho ubugingo, ubutumwa dutambutsa burusheho kwamamara, burusheho kugera kuri benshi, kandi bahindurwe n'ubutumwa. Data dusenga, ntabwo twakwirengagiza abaguye, abari mu byaha, babandi Mwami Satani yashatse kugira iminyago, abo ndababohoza, ndabambura Satani, ndabagaruza. Abari mu busambanyi, abari mu bujura, abari mu businzi, abari mu bwesikoro, abari mu bwicanyi, abo bose mu izina rya Yesu, iyo myuka mibi ndayirukana mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Sengeye ibihugu biri mu intambara, gere hara muri Kongo, wihesha icyubahiro, tanga amahoro n'umutekano, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Shira uburinzi ku Rwanda, shira uburinzi Mwami ku bihugu duturanye, gere muri Uganda, wihesha icyubahiro, Tanzania ntuhareke Mwami, ugere mu Burundi. Kandi Mwami, ndirukana umwuka w'amacakubiri, umwuka w'amakimbirane, Mwami Imana Nyiringabo, ujya kurema Mwami Imana. Nukuri waduhaye igihugu cy'u Rwanda, abarundi baha igihugu cyabo cy'u Burundi, Kongo Mwami Imana aho naho baha igihugu cya Kongo, ndetse Mwami hari icyo tujya guhuriraho, tujya kuvuga ururimi rumwe hamwe na hamwe. Ariko Uwiteka, Satani akomeje guteza amakimbirane, ndirukana iyi dayimoni y'amakimbirane. Ugenda gende ugere mu baperezida b'ibihugu, tange Mwami Imana inama nzima n'ubwenge buzima. Kandi Nyiringabo Imana, wereke buri muntu wese kwibya akora azabibazwa mu rubanza, kuko Mwami baba bakomeye n'aboroheje, ibyo dukora byose bizashyirwa mu rubanza. Ndirukana iyi myuka mibi iteza amakimbirane n'intambara. Nukuri abantu barapfa umusubirizo, abantu barapfa buri munsi, ariko Uwiteka nukuri ntawe ubyitaho. Ariko ndasenze kugira ngo ugire abantu bawe neza Mwami Imana, kandi kiruta byose utanga agakiza ku bantu bawe. Ndi muri ubu butayu, ndasenze kugira ngo utegeke kandi uganze, nanjye ukomeze unyambike imbaraga, tompelevoshise fondre. Mwami Uwiteka, komeze unshyigikire mu murimo wawe. Ngushimiye ko Mwami hari ibitangaza bikozwe kubw'iri sengesho, kandi Mwami uzizerera muri iri sengesho wese azaboneka ari gushima izina ryawe, avuga ibitangaza wakoze. Urakoze ko wumvishe, urakoze kubikoze kubw'izina rya Yesu Kristo. Amena, amena, amena. Amena, 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 amena. Imana yo mu ijuru nibaha umugisha bene Data, Imana nibaha umugisha. Ndimo senga, hari ijambo ringezeho, hari ijambo ngira ngo dusome uyu mwanya. Iri jambo riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, jambo rigendanye n'ubu buhanuzi, cyangwa se rigendanye n'iri jambo, n'iri sengesho dusenze muri uyu mwanya. Jambo riri hano mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice cyaho ni icya 60, igice cya 61, igice cya 61.
umurongo waho n'uwa mbere n'uwa kabiri haranditswe ngo umwuka, haranditswe ngo umwuka. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Haranditswe ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri nje, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mitima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yantumye kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreramwe inzigo, no guhoza abarira bose. Imana ishimwe cyane. Imana irambwiye ngo uyu ni umwaka Imana ije guhoza abarira. Imana irambwiye ngo uyu ni umwaka Imana ije guhoramwe inzigo. Imana idufashe cyane. Nukuri ndagira ngo iri jambo ubashe kuryumva neza, nkuko ritubwiye ngo umwuka w'Imana ari kuri nje. Kandi iri jambo ry'Imana riratubwiye ngo umwuka w'Imana ari kuri nje, kandi nta kindi uwo mwuka bereyeho. Yansize amavuta kugira ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Imana ishimwe cyane. Ariko kandi ngo mbwire abantu ko hari umwaka w'imbabazi z'Imana, hari umwaka wo gukura bari mu nzu z'imbohe, mu nzu z'imbohe, hari umwaka wo guhoramwe inzigo no guhoza abarira. Imana yasanze irambwira ngo imanuwe no guhoza abarira. Nubwo umaze igihe kinini ubabaye, ariko hari Imana ije kuguhoza. Ijambo ry'Imana rirabivuze neza, ritanze umwanzuro mwiza. Murongo wa kabiri ngo kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Hari Imana ije kukugirira imbabazi mwene data. Hari Imana ije kukugirira imbabazi. Ije kukugirira imbabazi nawe ugiye guheka. Ije kukugirira imbabazi nawe ugiye kubona umugisha. Ije kukugirira imbabazi abana bagiye kubona ubwenge, bagiye kwiga. Ije kukugirira imbabazi nubwo hari ibyo ubona byari bigucanze, ariko uyu ni umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Kandi urusheho gusenga, kubera yuko Satani arimo arakwihebesha cyane. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nubwo bimeze bityo, imigambi ya Satani ntabwo izahama kandi ntabwo izasohoka. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza, Imana ibe bugufi bwawe, kandi Imana ikurengere mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana uyu mwanya kugira ngo Imana ikomeze ibane nawe. Ndagushimye kubwira ijambo rimanutse kandi rigiye guhumuriza imitima ya benshi. Ngaho ugiriye neza abantu bawe bari hirya no hino ku isi, kandi wite ku bwoko bwawe, wemere kurengera intore zawe zigutakira ku manywa na nijoro. Ni mu izina rya Yesu. Amen.